abadamu niba navuga koroha, niba navuga kudakizwa neza, turashukika. Niba wanjye nta shera mbwira nagera hanze na kubitana n'umbwira sheri mpita ncaho. Kandi umugore yasambanye kugira bireke ntabwo ari nona. Nanjye ndi umugore bazantera ibuye, ariko umugabo bujya yasambanye isaha yo kubireka yabishatse abivamo. Urukundo ngo no hasi uraharyama, aho urukundo ruri kugeza uyu munsi. Ariko haryamye ate hari aho bamuryamisha muri hoteli? Nta rukundo bufite. Kibazo abantu bubu nta rukundo bafite. Abadamu bubu nta rukundo bafite. Arakunda ikofi, akunda amataye yawe. Ntabwo avuga ati umuntu amukunze n'umutima we wese tuzapfana, aho azagwa nzagwa. Dore uko zubakwa. Aha, ako kantu rero. Dore uko zubakwa niko nshaka. Umugabo niba Satani mushutse akagenda usambana, byihanganire. Wivuga ngo reka nanjye ngene nsambana. Niba umugabo Satani mushutse akazana abana, wivuga ati reka nanjye nduvemo, bavange n'abandi. Babana nta ruhari bafite. Niba yanyweye agasinda, ihanga ibyo nabyo ndabikubwira. Uwanjye yanywaga ikesi ya mitsingi. Agasinda none arigiye yageraga nko mu nzu. Akaziruka inzu yose. Ukamesa ya myenda, ugashyira amazi, ukagira gutuka muhagira, ukaryamisha ukamuha ibiryo, mu gitondo karekare ukabyuka umutekera utujyo tworoshye kugira tumukure. Agatoki ufite n'utunyama two munda kugira ngo zanzoga yanyoye. Kandi nge nari umwadeperi, ariko Imana yambwiye ngo uyu mugabo nuwawe, nubwo ari umusinzi nuwawe. Yego hari amafaranga ya misiyo indaya zagize guste zirarya. Ari inshuti zanjye nabaza, niyo wabaza n'abana miliyoni 14. Uyu munsi turi kumwe. Nukuri ko Imana nta n'ikintu umuhisha. Ni mbega no kuryama nkumva aramfumbase nkumva nguwe neza. Nge numva abo bana mfite. Mfite agasafuriya ke, yego. Mfite agasafuriya ke. Erega yasaza vuba. Mfite agasafuriya ke nzu twakunda na gaze nkagira gute. Hafa utekera. Uturyo twe. Niba ari akanusuka inyama nkagira gute. None se uragira ngo akubite kawunga n'ibishyimbo nk'abana ntiyagagara vuba. Ngewe mfite umwanya wo gukora abana banjye, nta mwanya wo kurepeta imitoma mfite. Ndi gukora kugira abana banjye barye bige. Borere gushiza akaguru kandi wandayawe urepeta imitoma uza kubwira wa musaza wanjye wa mugabo wanjye kugira ngo umurarure. Uzabona ishyano. Erega abagore bishize imbere. Yirirwa repeta ibya sheri ndagukunda nkuko ifi ikunda amazi. Sheri uramwenyura nkabona ni nk'izuba rirasiye mu kanwa kawe. Kwa jinara Yesu abo bazimu babavemo. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Wowe mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane nawe. Nge wumva nitwa Ngoboka Kamere ya Muteo. Ntago ndi ngenyine kuri kamera, ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Uyu munsi ndibwirinde kumuvuga, araza kwivuga kuko no umubyeyi mukuru. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze neza? Ndashima gitare. Urakomeye? Ndakomeye. Uri mu mavuta? Nukuri. Uri mu mwuka? Imana ihimbazwe ndimo. Uri mu gakiza? Haleluya. Nashinzemo imizi. Neza neza. Nashinzemo imizi. Waragiye uratebera? Nta bya none. Nta nibizaza. Bizantanya nawe. Aha. Haleluya. Ni mpaka ugezeyo? Mpaka ngezeyo. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Abakubonye ari ubwa mbere witwa nde? Nitwa Imana Marita. Iwacu ni Rusizi. Yego. Mu Bugarama. Yego. Nabatijwe 9 muri ADPR mu mazi menshi. N'ubu ndacyabirimo. Yego. Imana ishimwe. Wararambije? Nararambije. Abana ni 9, si 9 ra. Nabuzukuru 2. Uriya rero icyubahiro. Akantu ushyizemo ko kumbaza ngo niba ari 9 ntago ari sawa. Oya hari igihe. Kubera nzi kubizi ubazi. Nagiraga nkubaze kukibibuka wowe urabazi. Nagiraga nkubaze niba ukibibuka mpamvu ngize nti ni 9. Abana ni 9. Abuzukuru 2. Yego. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Agakiza ndacyakarimo. Ibitsina byombi nibyo wabyaye? Abahungu 5, abakobwa 4. Yego.
Imana ishimwe. harimo wa mukobwa uzi guhimbaza Imana we. Kandi bakijijwe bubaha Imana, bafite ubwenge mu rugo no mu mashuri. Imana ishimwe. Imana ishimwe, Akantu ko- ihimbazwe. akantu ko gushyiramo ko bafite ubwenge no mu rugo rero uragira ngo utangire ushaka abakwe n'abakazana hafi ahangaha. None se ko abakobwa umva nsigaranye bake, Eh, kazana abuzukuru, abakwe barahari n'abakazana barahari. eh, Yesu buriya yarabapanze kuva eh. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Rero ibi bintu mbikomejemo, Mm, nkomeje gukizwa pe, mm. nkomeje gukizwa. Hari byinshi byashatse ko ndakizwa ariko byaratambutse. Urabyanga urakizwa. Ndabyanga ndakomeza ndakizwa. Ubu mpaze ntabwo ari bwo nareka gukizwa. Hari igihe nari nshonje mfite ibibazo, Yewe. hari ibishaka gutuma ngo bingaburire ariko binkure mu gakiza. Icyo gihe naragihakaniye. Ubu rero nshinze mu gakiza. Yego. Hanyuma ngize amahirwe nganiriye nawe uri umubyeyi. Ndi umubyeyi. Nabonye ababyeyi bavuga ko bakijijwe ariko badakijijwe. Barahari benshi. Wigeze uhura nabo? Mfite ababyeyi benshi ngenda mpura nabo. Ubundi agakiza ka mbere, Yego. buriya kuba umuntu yakugira mudugudu n'urugo rwawe rwarakunaniye, ntabwo washobora abaturage bo mu mudugudu. Yego. Yego. N'umubyeyi kugira ngo niba mu rugo rwadashobotse atihanganira ibigeragezo birurimo ngo yishimire ibyiza birurimo, ntabwo hanze wamuha ibintu ayobora ngo abishobore. Bihera mu rugo rero. Kubaka u Rwanda, kubaka ubumwe, kubaka urugo bihera mu rugo rwawe. Hanze hari izina rivuga ko, ariko si bose, ariko hari izina rivuga ko abagore mwananiranye. Icyambere, abagore babashinja ko aribo basambana, abagabo badasambana ahubwo abagore aribo basambana. Impamvu iki kiganiro mbivuze gutya, mwibuke turi mu ivugabutumwa. Hanyuma kandi ivugabutumwa ni uko dukebura abatari mu murongo mwiza. Icyambere, abagore babashinja yuko aribo basambana. Icya kabiri, ingo nyinshi zisenyuka abagore nibo bazigiramo uruhare, kuko bavuga ko nta mugabo usenya, ahubwo asenya umugore. Nshatse kuvuga ngo umugabo niyo yaba mubi, umugore ashobotse urugo ruba rwo. Nibyo. Weho ubibona ute, ubivugaho iki? Nanjye ibintu uvuga hari ako nongeramo nibyo. Ukuntu ari byo, uriya mugabo ansabye ntabishaka, ntabwo uriya mugabo yasambana. Ikindi, abadamu niba navuga koroha, niba navuga kudakizwa neza, turashukika. Niba uwanjye nta sheri ambwira, nagera hanze nakubitana n'umbwira sheri, mpita ncaho. Ariko ibyo bintu uvuze nibo basambana. Abagore nibo basambana. Nibo basambana. Kandi umugore yasambanye kugira bireke, ntabwo ari nonaha. Nanjye ndi umugore, ntibazantera ibuye. Ariko umugabo bujya yasambanye, isaha yo kubireka yabishatse abivamo. Ariko umugore kugira ngo azabivemo ntabwo ari nonaha. Uko ni ukuri. Buriya umugabo asambana, ukamwerera imbuto, ukamusengera, ukamuhendahenda, igihe kiragera akabona ko ari amafuti akabireka. Ariko abagore impamvu aribo basambana ntabwo babireka. Ashobora kubwira sheri ndabiretse, mbaye mbyihoreye, ariko yagera hirya n'ubundi akongera akabikora. Rero abagore bagire kwihanganira ibigeragezo mu ngo, bagire no gukizwa. Ikindi, umugabo buriya gusambana nubwo mu gakiza kiba icyaha cyane, ariko buriya ntabwo kiba icyaha nk'umugore. Umugore biba bikabije, umugore gusambana biba bikabije, bamutera n'amabuye. Kandi umugabo babyukanye akigendera, bakamureka akigendera. Rero Imana abagore duha agakiza, kandi duhe kumenya abo turi bo. Ubona ari iki kibitera? Ikibitera? Yego. Sinzi ikintu kibitera. Ushobora kujya mu rugo rukene. Yego. Wakwikubitira n'umugabo ukiza ufite ifaranga, ibyo birakurarura. Yari nta gakiza ufite. Ubwo ni ukutanyurwa. Ni ukutanyurwa. Yego. Udafite Yesu ntabwo inzara yakurya wabonye hari ibiryo. Ikindi, hari abagabo ahangaha atabasha no kugura umugore w'umwenda.
yego nikubitanira nawe ukangurira umwenda nta gakiza mfite ubundi agakiza niko gatuma uhakanira satani n'ingabo ze ariko nta gakiza ufite urigena ugatese uwanjye tubyaranye igihe tumaranye nta mwenda yanguriye nta nagakoko yigeze angurira nta nagafi nene uyu nguyu reka nigendere imana ibaha agakiza nanjye ndi umugore iduha agakiza nanjye ubwanjye mfite benshi bampaye inkoko ngo nzijye muri hoteli bajye kunyokereza yego kubw'agakiza narabahakaniye benshi bazanye inote barampereza atakira ahasigaye twigendere twisohokere tugire gute kubw'agakiza narabahakaniye ko nukuri kuyera kandi twari mu bihe bibi ibaze gukena ukabura abana bakajya bakokora isafuriya imaze nk'ibyumweru bibiri icumbiyemo umuntu akaza akaguha amafaranga ukayanga nta n'igiceri cy'icumi ufite ni Yesu ubundi hari ibintu bibiri hari agakiza kari ukubiri ibyo nibyo nshaka kumva noneho hakaza n'agakiza ka gatatu ampaye agakiza ka mbere rero agakiza ka mbere ni ukuba warahuye na Yesu yego kuba warahuye na Yesu Yesu mugahura neza mukihurira ntabwo usigara uko wari uri agukuramo kamere zose agukuramo ibyaha byose iyo wahuye na Yesu ako ni agakiza ka mbere ntabwo utekereza abagore beza ntabwo utekereza abagabo beza ntabwo utekereza imitungo y'abandi unyurwa n'umugabo we kandi ukamwubaha yaba akennye yaba akize ukamwubaha kandi ukamugandukira waba uri umugabo ukubaha umugore we kandi ukamukunda yaba atari mwiza nka bamwe beza cyane bashashagirana ukamukunda kubera ko wahuye nande na Yesu kandi ukanyurwa nawe rero kandi gakiza ka kabiri hari ukumva inkuru za Yesu wamara kuzumva ukagenda kuzishaka ukajya gushaka izo nkuru za Yesu ukinjira mu rusengero wumvishe ko Yesu akiza wumvishe ko Yesu atanga amafaranga wumvishe ko Yesu atanga ubukire Yesu akiza indwara warabyumvishije ariko ntabwo ugize gute wahuye nawe ukagenda ari ibyo ugiye gushaka nyine kubera inkuru za Yesu wumvishije si uko wahuye na Yesu ngo agufate ahubwo wumvishije inkuru ze ni nka babandi bumvishe ngo Yesu yatanze imigati yatubuye imigati barirukanga bahita bajye mu gitondo bate turajya kurya imigati ababwiye ati ni njyewe ntibongeye kugaruka dusanze nta kigenda dusanze batubeshye reka twigende twari tuzanywe n'iki n'imigati kandi Imana ntabwo Yesu ntabwo buri yari maraya ku byo bamukura ibyinyo na n'uyu munsi Yesu ntabwo ari indaya ku buryo bamukura ibyinyo akora ashatse kandi agakora mu gihe ako ni agakiza ka kabiri aka gatatu rero hari ukuntu imiruho imibabaro ibyo washatse ukabibura ukumva ngo Yesu agira gute iyo umuntu agiye mu rusengero Yesu arabimuha ko ni agakiza k'iki k'ibibazo ugiye gushaka ufite noneho yaba bya bibazo byawe atabikemuye ukongera ukisubirirayo waje ushaka ko urarushye uraremerewe urashaka urubyaro urashaka amafaranga urashaka urugo rwiza reka njye mu rusengero bavuze ko Yesu ibyo bintu wenda nabona Yesu akabinkorera yatabikoze ntiyongera kugaruka nukujya mbese naha cyangwa naha ako gakiza ni aka gatatu gakubiyemo no kuba wumva ushaka ko Yesu yagukorera ibyo ushaka ariko we ntukizwe uko Yesu agushaka si dutatu se rero reka mpite nigarukira inyuma akenshi na kenshi ingo zisenyuka z'abagore cyangwa se ingo z'imiryango isenyuka babyagizwemo uruhare ngo n'abagore kuko ngo batagandukira abagabo babo reka ari aba bagore nanjye ndimo mbabwire yego aba bagore yagombye kumenya ko umugabo ari imari umugabo akavuga agaceceka kandi ngo amakosa mafuti y'umugabo nibwo buryo agaceceka ni ukuri kw'Imana acecetse gute ariko none se ari n'isake ebyiri mu rugo nizibika wigeze worora inkoko
Jewe isake yo zirebye iri mu rugo habika imwe kandi ari isake bose ubwo byose twavuga ko ari abagabo babiri isake habika imwe indi iratuza icyo gihe wa mugore niba umugabo avuga nawe akavuga bose ni abagabo babiri ariko batubahana isake kubera ko zubahana imwe niyo ibika n'indi kandi bizi gaceceka kirazira none rero abagore nibo sake nini kirazira rero aba bagore inama nabaha ubundi umugore burya umugabo ameze nka roho mutagatifu sibyo yego roho mutagatifu menya ari abapadiri bakunda gukoresha ako kantu roho mutagatifu ijya mu mubiri muzima kandi ikunda amahoro ntabwo ikunda urusaku ntikunda umwanda ntikunda akavuyo n'umugabo niko abagabo niko bameze ni nka roho mutagatifu igenda ishaka umutima mwiza yinjiramo yego kandi iyo ugezemo iratuza igatuza ntabwo urumva ntakubwiye umukobwa w'abazigaba wabega umukobwa w'abega none ngo umugore nashatse 9/6 9/6 ko ndi uwa kera 9/6 ibaze guhera ku gasempure n'akazu ka shamburete k'inkodeshanyo bitari ibyawe nta vangamutungo ntaki nawe nta bitungo yari afite ukihanganira ubwo buzima urukundo ngo no hasi uraharyama aho urukundo ruri kugeza uyu munsi ariko haryamye ati hari aho bamuryamisha muri hoteli nta rukundo uba ufite ikibazo abantu bubu nta rukundo bafite abadamu ubu nta rukundo bafite arakunda ikofi akunda amataye yawe ntabwo avuga ati uyu ndamukunze n'umutima we wese tuzapfana aho azagwa nzagwa urwo rukundo ntarwo rukibaho uzi ko umugabo akwanga akaguharika ariko ntumuveho ubwo ukajya urira ati sheri byagenze bite sheri yego ntumuveho wamburanye iki akazana abana batatu agakubitaho ukabarera kugira sheri wawe agire gute akuguma uruhande ti nimwanga ndaba ngize gute ndaba mwanza umutima wo kumwanga ntuwubone kandi uko nuko aba bagore nukureka abagore mbabwira reka mbabwira abagore ngewe nareze abana batatu umugabo yabyaye hanze mbashyira mu banjye ahubwo akaba ari njye umwihanaho akaba ari njye umusaba imbabazi inshuti zanjye zose yati uri igicucu uri umusazi abana batatu yabyaye hanze irukana shanzi y'umugabo irukana mujye muri divorce avuga se uyu umugabo wanjye ndamwirukana musohore mu nzu agende ku gasozi yo ahubwo ngiye kwirukana uriya mugore wa mugore we mwizina Yesu wa mugore we mvira ku mugabo ndekera umugabo ahubwo abana nemere mbarere n'umugabo wanjye yongera agire gute agaruke wabyumvishije za nshuti zose zaragiye turi igicucu ngewe niyo yaba umwe ntawe nakwemera baranyanga rero agakiza gatandukanye n'intuza kandi najyaga gusakuza ngo nanjye njye muri divorce mwuka wera agashyurutse ku munwa cece kafunga umunwa habe no kwa makoni ngeze mbabwira aba bagore rero dore uko zubakwa ako kantu rero dore uko zubakwa niko nshaka umugabo niba satani mushutse akagenda usambana byihanganire wivuga ngo reka nanjye ngene nsambana niba umugabo satani mushutse akazana abana wivuga ati reka nanjye nduvemo bavange n'abandi babana nta ruhari bafite niba yanyweye agasinda ihanga ibyo nabyo ndabikubwira uwanjye yanywaga ikesi ya mitsingi n'intore n'ipaki y'intore agasinda nta kintu kitangezeho agasinda none arigiye yageraga nko mu nzu akaziruka inzu yose ukamesa ya myenda ugashyira amazi ukagira gute ukamwuhagira ukaryamisha ukamuha ibiryo ukamuha icyayi ukaryamisha ukorosa wabyumvishije ukorosa warangiza mu gitondo karekare ukabyuka umutekera utujyo tworoshye kugira agatoki ufite n'utunyama two mu nda kugira ngo za nzoga yanyoye kandi njye nari umwadeperi ariko Imana yambwiye ngo uyu mugabo ni uwawe nubwo ari umusinzi ni uwawe ariko ndashimiye ko uyu munsi tukiri kumwe kandi tumeze neza hari abantu rero bavuganye n'Imana nk'uko kwawe Imana irababwira ngo uyu mugabo ni uwawe nubwo ari umusinzi uri kumva nubwo ari umusambanya ageze mu rugo
umugabo Imana amubwiye ngo nuwe kuko yibwiraga ko azagenda agasanga ninshira hanikubite ahageze bagiye gutera ikirakare ya hirya ahita azana ikoboyi uri kumva ntibyarangirira aho ngaho yari afite akabanza hariya bakagurishije buturi kaba gaciyeho uri kumva ngaho mbwira ubu waba ukizeye ko uyu mugabo ari uwawe ugenda akagusambanira akagurisha imitungo reka nanjye mbikubwire yego njyewe nta n'umutungo yagiraga ariko yari afite akazi yego hari amafaranga ya misiyo yari umupolisi amafaranga ya misiyo indaya zagize gusa zirarya ari inshuti zanjye nabaza niyo wabaza n'abana miliyoni 14 turazibura neza bari bamuhaye ya misiyo bari bamuhaye uravuga iki njyewe nirirwaga mu murima mpingira abana banjye 9 urangije urihangana yego ubu turi kumwe n'ishari aho kugira mu buri abagore barakwita igicucu aho kugira mu bure uyu munsi turi kumwe nukure kw'Imana nta n'ikintu muhisha ni mbega nukuryama nkumva aramfumbase nkumva nguwe neza ibyo ntabwo mbyitaho ntabwo mbega namufatiye aho muboneye hagarukiye yego nkome nariza amarira y'amoko yose ayo mafaranga yose aragenda turi muri kode avuye ya misiyo amwe sinyabonye ntabwo nari nzi umushahara ahembwa kugeza n'uyu munsi ari ndavamo afite inyenyeri 2 gusa ibyo murimo ni ibikimwe aba bagore nibashikame urugamba barurwane uyu munsi turi kumwe bya bindi byose yabivuyemo uyu munsi turi kumwe kandi tubanye neza nta nubwo mucyurira ariko inshuti zanjye z'abagore zanshitseho nge ndi ikigoryi nemeye abana 3 amafoto umugabo yankoreye yose narabyihanganye nese wenda tukiraho ntako se umugabo yagukorera mu gatandukana ngewe ntajyo nabona kuko nkurikije Bibiliya haba mu byago haba mu makuba tuzatandukanwa n'urupfu n'ubundi bujye imbere y'Imana nubwo leta yabatandukanyije imbere y'Imana abakiri kumwe zasome Bibiliya nta na rimwe mu kibanje yarabyaraga nanjye nkabyara akaba ujya byinshi ndi mu murima ngengirirwa mbingira abana banjye ngakora n'ikiyede yaza nkamwitashe wakirirwa yezu inzara ariko ubu yamutaye ubu ntari kwangara yego ubu ari kwangara yarambwiye ati abantu bazane ibyo nzazaniye ababirye nanjye umugore arantunze ubu ntacyo nzongera kuvugana nawe nta mafaranga mfite kandi ukunda amafaranga nta mafaranga sinakugera imbere yaravuze ati mfashe umwanzuro ati naribeshye ubu turi kumwe nta kintu yakora cyatuma ntandukana nawe kandi urebye ukuntu umugandukira ndamugandukira akantu kose kose hajya ngenda nkafata ipantaro nziza mu isoko nayibona nkayigura nkayimuzanira kira mugabo wanjye na n'uyu munsi ni sheri yankubita urushyi ni sheri ariko yagezaho arakizwa abona ko ari nge mugore byose arabireka ubu dufite amahoro mu gitondo tubyuka twambara tujya gusenga umwacu wondecaho nkavuga ndi sheri ejo uzambara iki ko ari ku cyumweru ndi ndashaka kwambara ipantaro nini ishati nini n'inkweto zinize nkavuga nti muko nkahita mbifata mukobwa bimese niba udafite umwanya mbwira mbyimese kandi ikindi bujya kumesa umwenda w'umugabo babajwe n'abantu bafite abakozi ufata utwenda twose tw'umugabo ari utw'imbere ari utwahe ugahereza umukozi bujya nta rukundo ruza iyo umesa n'ishati y'umugabo ukamesa n'umwenda w'imbere kagenda umva cyacyuye ukamesa n'amaso gisi urukundo rurongera rukiyongera ukomesa isengero ukumva icyunzwe urukundo ruriyongera ukamenya ngo hano hari agatashi ukakavuguta ukamenya ngo hano hari icyuya ukagikura ukakivuguta urukundo ruriyongera abo bana bose nta mukozi nigeze ntunga ntawe tukiraho uravuze ngo ukomese umwenda w'umugabo ni ku rukundo rwiyongera cyane ukumva amakosa yose ari kuva ukamenya ngo nyine uri kumesera umugabo wawe akarako mu maraya ukamenya ngo none so ariko ubundi kuki uhumva wahemukira umuntu mwambaranye ubusa muryamana mwasezeranye ukumva ko mu by'ukuri
buriya ntabwo uba utatiriye igihango. Ngero ntibyashoboka byangiyemo hamwe na Yesu wanjye. Niba yambwiye ngo niwe wanjye, niyo haza ufite indege ntabwo nari kuwanjye. Niyo namusanga ari mu mfurege yasinze namuterura nkamujyana iyizireshe, ahubwo ngahamagara abana uze mu ntwaze papa wanyu mwihute. Kandi uyu munsi nabwiye abana banjye, mfite abana bakuru. Wa mbere yavutse 97, mfite abana bakuru. Imfura yanjye yavutse 97. Narababwiye ngo umuntu nzumva ansuzugurira umugabo yitwaje ibyabaye ninjye yabikoreye, ntabwo ari mwebwe yabikoreye. Attention, ntazumva ari umwana wansuzuguriye umugabo. Ni papa wanyu, yaba mubi ni papa wanyu, uko ari kose ni papa wanyu, nta gihinduka. Mujye mumwubaha niba nanjye mwubaha. Wabyumvishije? Naramushinganishije mu bana. Uvuze akantu ko kumesera umugabo yuko urukundo rugenda ruza. Bitanibuka yuko hari abagore bamara ukwezi bataratekera abagabo. Nje numva abo bana mfite. Mfite agasafuriya ke, yego. Mfite agasafuriya ke. Erega yasaza vuba. Mfite agasafuriya ke, nzu twakunda na gaze nkagira gute. Hafa utekera. Uturyo twe. Niba ari akanusuka inyama nkagira gute. None se uragira ngo akubite kawunga n'ibishyimbo nk'abana ntiyagagara vuba. Mwashaka guseka. Mwashaka guseka. Yagagara vuba n'ukuri kw'Imana. Uko n'ukuri ntabwo yarama. Tumushakira akanusu kakanyama, ugashyira agafiriti, ugashaka utujye tubiri kugira ngo nibura agiremo agasura k'agatoto, agire n'imbaraga. Pana kubona umuntu agenda yunamye afite imyaka 40. Ntabwo yashobora akawunga n'ibishyimbo, ntabwo yashobora amateke n'imyumbati. ahubwo ndikumva. Kandi mu gitondo ukavuga atereka nshake n'agashyushyu, kamukubitira agashyushyu. Fate nka bebe urebe n'akagati keza. Nibura nibwo azarama ariko n'undi wanjye ngo dukunda abagabo kandi tubafata neza. Ariko ibyo uvuga ni ukuri, kuko naho agiye hari igihe azagera ibyo ngibyo ntabisangeyo, akongera akagaruka kuko atabisanze. None rero nagira hajya akabisanga we ntabyo umuha, azigumirayo. Uzamukura hese azigumirayo. Ni musenye Imana ibigisha ubwenge, musenge Imana ibigisha ubwenge. Nebyo gufata ibyo byaraye ngo ni iby'abana, ngo ibyo nganyama isigaye mu nkone ebyiri ngo ni iz'abana, zihereze papa wajye gushaka ibindi. Ajye kubashakira ubashakira ibindi, kuko muririrwana ubashakira ibindi witonza, ariko mu gatondo karugire gute. Urebe utuntu mugiranye. Cyangwa size ebyiri zimuhajye gushaka izindi. Nyina nibyo navuze, ntabwo uri kubyumva. Zimuhe ajye gushaka ibindi, nawe n'abana musigare mushakisha ibindi aho ngaho. Mwarya n'ibishyimbo, nta kazi k'ingufu muri bukore, nta naho muri buri. Bagore murige, mwicare mwige mwabagore. Nk'ikintu kiraho urafata umugabo nka musaza na musaza niwe wamufata icyo mukundanye. Urafata umugabo n'ukuntu Imana yamuremye yashyizeho ibiganza. Ahubwo abagabo bajye bubaha n'Imana nabo mbagarukeho gato, bajye bubaha Imana yashyizeho intoki zayo irabumbabumba. Mujye muha Imana agaciro. Kandi biravuga ngo mugore ubahe umugabo. Wa mugore nawe ukunda iki? Umugore wawe. Ariko ngiye niyo nta rukundo afite, mu izina rya Yesu nasenga kandi nkamukora utuntu kugeza urukundo rugeze gute, rugarutse rumujemo. Ndashima Imana ko ibyo byose yageze aho ahamagara inshuti ze, ahamagara iki, arapfukama asembabaza ati ntacyo namuburanye, nta cyatumye ngira muta, ntacyo. Ni Satani yagize gute, yanteye. Ambabare n'Imana imbabare, ninongera Imana izagere gute, izancyure. Ese nibuka ko hari abagabo disi, hari abagore barura ibiryo bakaza bakajugunya ku meza. Yego, nk'abari kujugunyira rya tungo rya rindi rijya riri. Abo bagore Imana ibababarire, ubwabo n'abicanye. Ubaha umugabo wawe, umugandukire, kandi mu ijuru bazabibazwa. Erega niryo juru rya mbere iringiri, niryo juru rya mbere ritunganye neza. Gerageze. Ubwo se kuki umugabo wadabasha gukora, jya guhinga uce 3 cyangwa 4, umuhahire uturyo twiza, uzumuhe
uhahe n'iby'abana kandi ari aho mu rugo nta kazi afite. Hari abafata gutyo rero babahaye n'amafaranga. Abagore rero nimujijuke mugire gute, umugabo amakosa yose yakora ugomba usabwe kuyihanganira. Usabwe kuyihanganira. Wamara kuyihanganira ukamusengera ukamuha keya ziwe zose, inshingano zawe zose ukazikora, ejo Imana itazagira ikikubaza. Itazagira ikikubaza ati izi nshingano warazishe izi ngizi. Kandi abagore muhaguruke mukorera urugo. Kuva kera umugore niwe wakoreraga urugo. Wisigana n'umugabo ngo ayiwe yayanywereye ngo nanjye reka nyanywere. Hoya aha ngaha wabugira ngo abagabo bere gukora kandi nanone hoya abagabo none se gukora ashobora gukorera igihumbi akeneye agacupa. Ubundi igihumbi ntakigwakira kumarira. Nese uragira ngo azakorera igihumbi kishyire mu gacupa. Wisigana n'umugabo haguruka ukorera abana bawe. Haguruka ukorera abana bawe. Umugabo nibimutera isoni nawe azazagira ndaguha. Wisigana n'umugabo. Umubyeyi ni umubyeyi. Nibitamutera isoni uzagirirwa neza n'abana wahahiye. Nibitamutera isoni abana nibamara gukura bazakwibuka ko wabarwanyeho. Nukuri kw'Imana wimusiganya. Tugenda dusatira umusozo. Umusiganya nari kwigira nanjye mu bandi bagabo. Tugenda dusatira umusozo. Ni nk'iki wumva wenda aka kanya wasaba noneho abagabo ku giti cyabo, kuko nubwo wenda akeshi na keshi usanga abagore rero babigize muri ngo urugo rusenyuke cyangwa se ugasanga bitwaye nabi basuzuguye abagabo, ariko nanone ni iki wasaba abagabo nabo ubwabo bo noneho? Aba bagabo ari ikintu mbasaba. Ni ukuri kw'Imana aba bagabo washatse umugore wawe umukunzi. Yego. Umukuri wabo. Yego. Uyu munsi niba ugeze i Kigali, niba ugeze biterwa naho ugeze na biro ukoreramo, urabona mutagikwiranye. Ubwo urumva uri bubigenza ate? Yarakubyariye abana. Urabona mutakiberanye, urabona ubwana ukumva nibwo sawa, wabona ubukobwa ukumva nibwo sawa. Nyurwa n'umugore wawe. Atari ibyo uzagira umuvumo wa mugore mukuru wawe wanze. Umuvumo ukuriho. Yego. Uzapfa nabi. Bwana ntabwo buzaza kugushyingura wirirwa wirukamo utangamo amafaranga yawe. Ariko umugore mukuru nupfa bazamuhamagara aho uzaba uri hose. Ubwo se azagushyingura gusabira umugisha, azagushyingura ku n'abana bakuru bakuvuma. Ni mugaruke mwabagabo. Ni mugaruke munyurwe n'abagore banyu ba mbere. Ni mugaruke munyurwe n'abana banyu ba mbere. Atari ibyo mufite umuvumo. Ntabwo muzahaha ngo muronke. Biragiye baca mu nzara bigenda. Muzahorana amarira n'umubabaro. Bikuvuye ku mugore mukuru. Abana bazavuga ati papa ari ni umuvumo uzajya ugusanga aho uri hose. Ntabwo muri kumva bari kugwa yose. Burasa si inkoni y'Imana. Ibaze nk'uyu urugero nk'umugabo wanjye akava muri kadasiteri akajya kugwa mu nzu imeze nka tuwarete. Nuko Imana yanika, nuko Imana ihana. Ese ko ataguye mu muhanda? Nuko Imana igushyira ku karubanda. Atari ibyo Imana ije gufunga amayira yanyu yose abagabo, kubera ko inzira yabacire ngo mugaburire abagore banyu n'abana banyu. Muri kugaburira abarubanda mutabyanye. Kandi urajya kwinjira ukinjira umugore ufite abana 4 yabyaye ahandi ukajya ubatunga. Abaye mu rugo bageze gute? Bashonje. Ngo nukugira ngo mushimishe. Ngo nukugira ushimishe iki? Nta mugore mububaho. Nta n'umugabo mububaho. Umugore wese ni mwiza. Noneho yabyara barakarusho. Hanyuma ni iki noneho wabwira abagore batwara abagabo b'abandi cyangwa se basambana n'abagabo b'abandi te nabubatse? Aba bagore rero bagiye kujya baseba kuri abo bapfireho, kandi aba bagore nta migisha bazabona. Ikindi gikurike umuvumo, imivumo ijya mu bana babo, ingaruka z'ibyaha zijya mu bana babo. Niho bizajya. Aba bagore ni abajura, nibihana ubujura bwabo. Bakura amaboko mu mifuko bakore. Niba abagabo babo barabataye, niba barapfuye, kandi biringire Yesu ababera umukiza n'umutabazi. Hari n'abasambana rega bafite abagabo. Abo rero abo ni abadayimoni. Abo bagore ntabwo ari abagore, ibyo ni ibirura. Ibyo ni ibirura, ni ibisambo bisenya ingo z'abandi bishaka kwiyubaka. Ntabwo bizahirwa. Ibirwara biraje bibahitana. Amarira y'abagore bakuru bari kurira, baraje ibirwara bibagiyemo bapfe bave ku isi, kuko ntacyo bamaze imbere y'Imana. Nabajura ni ibirura. Ni barekurera abagabo b'abandi. Bareke abagabo b'abandi kugira ngo Imana igire gute?
ibahe kuramira mu gihugu cyabo bakuramo ko ariko urahera mu gitondo wisiga ntuza witukuza ugira gute ntukoreye abana bawe ntushatse n'akazi ngushinze kurya umugabo wa runaka ibyo akuzaniye bareke ubwo bujura ubwo bugoryi babwire babureke abo bagore bareke ubwo bucucu nibahaguruke bakorera abana babo bareke kurya ingo z'abandi nk'urugero nkanjye twashakanye nta n'ibihumbi 10 ubu utugeza mu mafaranga wifuze kuyarya wandaya ntuzagira amahoro umuro w'Imana uzagutwike inkota y'Uwiteka izakurimbura nutihana kubw'umubaro nzaba mfite abana banjye ntibige abawe bige kubera kwirirwa urepeta imitoma ubwira wa musaza ngewe mfite umwanya wo gukora abana banjye nta mwanya wo kurepeta imitoma mfite ndi gukora kugira abana banjye barye bige borere gushiza akaguru kandi wandayawe urepeta imitoma uza kubwira wa musaza wanjye wa mugabo wanjye kugira ngo umurarure uzabona ishyano rekura umugabo w'abandi genda ujye gushaka akazi ukore cyangwa usengero wawe aho yagiye agaruke cyangwa unyurwe n'uwawe ufite erega abagore bishize imbere yirirwa repeta ibya sheri ndagukunda nk'uko ifi ikunda amazi sheri uramwenyura nkabona ni nk'izuba rirasiye mu kanwa kawe kwa jinara Yesu abo bazimu babavemo mwirirwa murepeta ibyo mutwarisha abagabo b'abandi ni murekura abagabo b'abandi nta cyumba na saro mugira uri umugore nk'uwa mbere yasize rekura umugabo w'abandi twebwe imitoma ntabwo twayibona ndi gushaka iby'abana barya ndi gushaka minervari y'abana ndi gushaka ubuzima bw'abana nabona umwanya wo kurepeta imitoma ngira umugabo w'abandi hoya ahubwo nuko no wawe yinjeti karibu umugabo mwiza karibu papa w'abana nguha gakise ariko kumbwira ngo arasa n'izuba ngo arasa n'inyange ngo arasa n'inguko umukunda ifi ni kwikunda amazi ubwo bugambo ntabwo twabona abo nabajura mu izina rya Yesu bari kubujura bwabo bari kubwo bugambo bwabo atari ibya kaga karaje tugiye gusenga tubohoza abagabo bacu tubohoza imitungo yacu tubohoza ibyabo ababirimo ababifite atari ibyabo biyoyoke babiburi aba bagore bahaye twabo kandi abagabo bacu batugarukire tuzabemera nabacu twasezeranye tugereho kwirukana indaya zagwa mu ruzi zagwa mu muriro zirekura abagabo bacu oya zihane se zirihana zishoboye gukora oya zihane ariko wajya guhingira 5 ubona isaha imwe uguha 30 nibarekura abagabo bacu cyangwa akaga kabagereho reka turagushimye bateretse inzara bashiza bigize uko batari yego nibyo bacuruza aho bacuruje inyanya y'abacuruze imiceri bacuruza baririrwa bicuruza abana bacu batiga abana bacu babura imyenda bambara mu izina rya Yesu turashaka abagabo bacu turashaka amutungo wacu biribwe n'abana bacu byo birirwa baseka baborosa mu kanwa batereka inzara bashyira akaguru ku kandi bahengura amabuno ntabwo baturusha amabuno nta nubwo baturusha ubwiza tugiye kuboherezaho imbaraga z'Imana zibatwike cyangwa zibakoze isoni zibashyire ku karubanda tubasengera tugana no ku musozo ngiye gusenga inda yose ahiribura amahoro irekura umugabo w'abandi mu izina rya Yesu weho batwariye umugabo ufite kwizera ndagufite kuko narasenza araza uyu munsi turi kumwe ngiye gusenga n'abari aho baryamye intozi zibarya abo bagabo mu izina rya Yesu nyaryamye ku buriri butari ubw'abagore babo bakuru mu izina rya Yesu babura amahoro aba bagabo Imana yabakoze ku bwenge koko bagakanguka bagataha mu ngo zabo agasugora basasirwa imiti basasirwa ngo n'amakariso barayabasasira babacuri ku bwenge aba bagabo Imana bakore ku maso ibakore ku bwonko bakanguke batahe mu ngo zabo mu izina rya Yesu amen izindaya zimwari amen Mana turagushimiye yego Yesu uri Imana ishobora byose uri nyir'ububasha ufite ubushobozi izina ryawe agasuzuguro k'indaya mu izina rya Yesu twanze agasuzuguro k'indaya zidutwarira abagabo mu izina rya Yesu nizibura amahoro nizikizwe niba zidakijijwe nizive ku isi mu izina rya Yesu
turasenze wa mugabo we uryamye mu rugo rutari urwawe, wamwinjira we, sohoka muri urwo rugo utahe mu rugo rwawe. Wowe urera abana utabyaye, sohoka muri urwo rugo ujye kurera abana bawe wabyaye. Wowe wishyura minerivare y'abana utabyaye, sohoka muri urwo rugo mu izina rya Yesu ujye kurera abana bawe wabyaye. Mu izina rya Yesu turakubuza amahoro, turamanura ingabo z'ijuru zimanuke muri ubwo bururimo, icyo cyumba wari utahamo, urwo rugo utahamo, mu izina rya Yesu ubura amahoro. Turashyira hagati kutumvikana niyo ndaya nizo nshoreke, mu izina rya Yesu nimuryane musubiranemo mukorwe n'isoni, mu izina rya Yesu. Abagabo batahe mu ngo zabo, abagore batahe mu bagabo babo, mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Uri Imana ishobora byose, waravuze ngo icyo tuzagusaba cyose uzakiduha. Twanze agasuzuguro k'indaya, ari indaya z'abagore, abagabo banze agasuzuguro kabo barakanze. Ari indaya z'abagabo, abagabo baza agasuzuguro, mu izina rya Yesu abagore barakanze. Agasuzuguro k'indaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Manura imbaraga yawe, urengera ababyeyi, urengera abagabo barushye bababaye. Mana we, hari icyo wakora, izina ryawe rikamamara. Himbazwa kuri Uwiteka. Dusenze twizeye ko ubikoze mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.